twebwe twiyemeje gutanga ibihumbi 100 by'amadolari muri iyo parcelle, nibyo duprejinze twiyemeje kuzatanga, ni ukuvuga imiliyoni 140 z'amanyarwanda. Kuba ari umugore w'uburanga, umugore w'igikundiro, umugore w'icyamamare, ibyo simbigarukaho, ahubwo icyo ndi bugarukeho nuko ari umugore wakiriye Yesu. Ni kenshi izina Apotre Mignone Kabera ari guca mu matwi bitewe nuko ibikorwa bye byivugira. Uyu niwe watangije umuryango witwa Women Foundation Ministries, uyu ukaba umuryango wibanda ku guteza imbere umugore. Uyu Apotre Mignone kandi niwe washinze akaba n'umuyobozi w'itorero rya Noble Family Church. Hari benshi bahorana inzozi zo kuzahura nawe, bagira gutya bakazikabya, ibyishimo bikabasendera, amarira agashoka. Twakoreraga kuri YouTube, twavuga ati niduhura nawe tuzashima Imana. Imana ishimwe kuba duhuye nawe, uri umubyeyi mwiza. Si ibyo gusa, burya ngo hari n'abatega indege baturutse Bwota Masimbi baje kumureba. Hari abantu batega indege, mwe muratumenyera, ejo bundi abantu bateze indege baje kureba honde, none gusa ngo nubwo Imana yamuteturuye ikamuhindura amateka akaba umukozi wayo, avuga ko Imana yamukuye kure mu nzira zizira. Uyu ko murora yaratwikaga hagashya nk'izindi nkumi zidafite Yesu, gusa uyu munsi Sawuli yahindutse Pawulo. Ese wifuza ko byose tubivimuzi tubibaragira mpaka imuzingo? Tukiri aho, uramutse ukunze ibikorwa byacu wakanda subscribe, nukundi iyi video kandi uyihe like. Nk'ibisanzwe twegereye mikoro kugira ngo tukubwire ikinyandiko z'amateka zihishura ku buzima bwe n'uburyo yaje kuyoboka inzira y'agakiza kugeza ahindutse umuvugabutumwa w'ikirangirire abenshi batangarira. Njye nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Ubundi amazina ye yombi yiswe n'ababyeyi be ni Umunezero Alice, gusa yaje guhimbwa Mignone riza kumufata riba ari naryo rimenyekana cyane. Mignone yavukiye i Burundi aranahakurira kuko ariho ababyeyi be bari barahungiye. Mignone yakuze nk'abandi bana bose adakijijwe, ajya kwishimisha mu tubyiniro n'izindi nshuti ze, mbese yishimisha muri byose, nubwo hari n'abatari bamuzi kuri iyo mico, ahubwo bari bamuzi nk'umukobwa w'imico myiza. Ati, ntabwo navutse nkijijwe, ariko sinzi ko muzi abantu bitwa ba mico myiza, ku buryo niyo ukijijwe abantu bakubaza bati wakijijwe iki, bitewe nuko hari igihe bamwe mu bantu b'urungano rwawe baba bazi ko uri mico myiza, ariko ari wowe uzi uburwayi bwawe. Nakuze nk'abandi bose, b'umwangavu, mbi inkumi ibasha kwishimisha, inabasha no kujya mu tubyiniro ababyeyi batabizi. Nakundaga indirimbo za rock and roll, izaba Michael Jackson n'izo muri Congo. Apotre Mignone avuga ko yakiriye Yesu mu mwaka w'1991, ariko ngo nabwo ntabwo yahise areka ibyo yakoraga ako kanya, ahubwo ngo yagiye ahinduka gahoro gahoro. Ati, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye mu 1991 mu itorero ryitwa Eglise Vivante, na hano mu Rwanda rirahaba. Ariko sinahise ndeka burundu ngo mvuge ngo sinzajya kubyina, sinzagira umusore dukundana. Ubwo buzima nakomeje kubucamo kandi nsenga, gusa uko nakomezaga gusenga kamwe kakavaho n'akandi kakavaho kugeza byose mbiretse. Reka noneho turebere hamwe uburyo yaje gushinga umuryango ufasha abagore witwa Women Foundation Ministries. Apotre Mignone avuga ko atangiza uyu muryango wa Women Foundation Ministries bitaje nk'igitekerezo gisanzwe, ahubwo ngo habayeho iyerekwa ahabwa izi nshingano n'ijwi ry'Imana. Ati, yaje mu ishusho y'umuntu iramvugisha, hanyuma irambwira ngo ndashaka kujya kumpera abagore amaboko. Numvaga ibyo bintu bidasobanutse, hanyuma ndireba ndebya yanjye nsanga nayo ni ibice. Irambwira iti singiriye inkoni isobanura ubutware. Noneho negereje y'amaboko yanjye y'ibice iyo nkoni, mbona amaboko araje, noneho ndayifata. Nuko irambwira iti genda iyi nkoni uyikoze kuri buri mugore wese ubona.
Mignone avuga ko Imana yamutumye guha abagore ubutumwa binyuze mu buryo butatu, harimo mu buryo bw'umwuka aribwo kubigisha ijambo ry'Imana, mu buryo bw'amarangamutima aribwo kubomora ibikomere no kugira ubufasha baha bw'ibifatika. Apotre Mignone ashinga uyu muryango ngo yahereye ku ntebe 25 gusa ubu ngo bagiye baguka kugeza babonye aho bakorera habo ndetse hagutse. Kugeza ubu Women Foundation Ministries ni umuryango uhuza abagore batandukanye hatagendewe ku idini basengeramo. Twavuga nka Kiliziya Gatolika biganjemo Abadventiste, ADPR, Anglican ndetse n'abandi badafite aho basengera. Apotre Mignone kuko ngo atakuriye mu muryango ukijijwe, ibyo byatumye amaze gukizwa yegera mama we aramwigisha, yakira agakiza, nyuma aza no kuba umwe mu bashumba ba Noble Family Church. Reka noneho dutemberane mu muryango kwa Apotre Mignone. Apotre Mignone ni umugore wa Eric Kabera wamenyekanye nk'umunyamakuru ndetse akanamenyekana cyane muri sinema nyarwanda nk'umwanditsi ndetse akaba n'umukinnyi wa filime. Aha twavuga nka filime yakoze ikerekanwa mu 2001 ivuga kuri jenoside. Iyo filime ikaba yariswe Iminsi 100. Uyu Eric Kabera ni nawe washinze Rwanda Cinema Center. Apotre Mignone Kabera n'umugabo we Eric Kabera babyaranye abana 3 barimo abakobwa 2 n'umuhungu 1. Apotre Mignone n'umugabo we ngo nubwo bakora ibisa n'ibihabanye ariko ngo ntibishobora kubangamira umubano wabo. Mignone ati, ikintu kidufasha nuko twembi twakundanye, duhura ntari pasteri nawe ataratangira Rwanda Cinema Center. Birashoboka ko abantu baba mu mirimo ihabanye ariko bagashyigikirana. Tugiye kurebera hamwe ibintu 10 biranga Apotre Mignone bituma akundwa na benshi. Ikintu cya mbere, burya ngo abazi Apotre Mignone bamuziho kugira umuco wo kwita ku bantu. Ibi bishimangirwa n'ibikorwa ngarukamwaka by'urukundo bimuranga. Muri ibyo twavuga nk'icyitwa Thanksgiving ndetse n'ibindi bitandukanye birimo nko kugaburira abashonji, kubambika no kurwanya igwingira mu bana b'Abanyarwanda, ndetse ibi ngo yagiye anabihererwa ibikombe. Icya kabiri mu bimuranga ngo ni uguha agaciro umugore muri iki gihe. Ibi byo birisobanura cyane bitewe n'uko ari we washinze umuryango Women Foundation Ministries. Uyu ukaba umuryango ufite icyo uvuze ku bagore ndetse kinini. Icya gatatu, Apotre Mignone yita ku iterambere ry'urubyiruko. Uyu mushumba akora ibikorwa byinshi bitandukanye byerekana ko ashyigikira iterambere ry'urubyiruko, birimo nko gushyigikira abahanzi bato no kwishyurira abana amafaranga y'ishuri. Icya kane, Apotre Mignone ashyigikira cyane imihamagaro y'abakozi b'Imana batandukanye. Aha twavuga uburyo ashyigikira abakozi b'Imana abikuye ku mutima kandi atarobanuye ku butoni. Ibi abikora mu buryo bwose, yaba mu kubabwira amagambo abasubizamo ibyiringiro, yewe ntibigarukira aho ngaho gusa, bikagera no kubashyigikira mu buryo bw'ibifatika. Twavuga nk'abo yishyurira inzu, abo yahaye inzu, hari n'abo yahaye imodoka zo gukoresha muri uwo murimo w'Imana. Aha twavuga nk'umuvugabutumwa wo mu itorero rya ADPR witwa Nyirapasika Vestine aherutse guha imodoka nziza ya $8.5 million. Icya gatanu, Apotre Mignone ni inzu y'uburuhukiro bitewe n'amagambo ye yomora ibikomere agakomeza abababaye. Icya gatandatu, Apotre Mignone avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntavuga abantu cyangwa se ngo avuga ibisenya bagenzi be, kuko ntuzigera umubona na rimwe yicaye imbere ya kamera cyangwa se kuri social media ari kuvuga abantu nk'uko hari bamwe mu biyita abakozi b'Imana tubona aho kuvuga Yesu birirwa basesengura iby'abantu kuruta kuvuga uwabatumye. Icya karindwi, burya Apotre Mignone azwiho kudacika intege, ahubwo agahorana ishyaka ryo kwesa imihigo ye. Aha twavuga nk'igikorwa cye kirimbanyije cyo gukusanya ubushobozi bwo kugura ubutaka ashaka kubakamo katedrale cyangwa se urusengero rw'icyitegererezo. Icya munane, Apotre Mignone ni umufatanyabikorwa mwiza na leta, niyo ahamagaye ubuyobozi buramwitaba.
Apotre Mignone udahwema gushyigikira ihame ry'uburinganire ndetse n'ibindi bishamikiye ku mugore byatumye umufasha w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Madame Jeannette Kagame yitabira igiterane cye cya All Women Together 2023 ndetse akanamushimira cyane kubera uruhare agira mu kubaka umuryango nyarwanda. Icya cyenda, Apotre Mignone azwiho kwicisha bugufi bitewe n'uko akunda kugaragara nk'inshuti ya bose, yaba bakomeye n'aboroheje, ibi bigatuma benshi bamukunda. Icya cumi, Apotre Mignone yihesha agaciro nk'umukozi w'Imana, ibyo akenshi bikunze kugaragarira mu mivugire ye, imyambarire ye ndetse n'impanuro atanga. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane uwo twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha, Imana ibarinde.